Bakunzi ba Bigerezo TV nk'uko mubibona nk'uko twababwiye ngo uyu munsi wa none tuzongera dusura umubyeyi wa wundi duherutse gukorana nawe ikiganiro. Mama kandi karibu nanone twagarutse mu rugo iwanyu. Karibu utwereka aho twicara. Dusubire kuri cya kigega se? Ntacyo reka twicare hano impande yacyo. Nacyo ni cyiza. Yego nta kibazo. Burya ni uko wambaye? Ni uko mba nambaye. K'amajesi. Nambaye nk'amajesi nyine. Uburyo bwo guhigira abana. Gushakisha ubuzima. Akazi kose ndagakora kugira ngo abana babeho. Twongeye kuguha ikaze rero. Twongeye kugaruka iwanyu hari hashize iminsi. Uraho neza? Muraho neza. Amakuru. Amakuru ni meza. Kuko cyajya wari uteze agatambaro. Ubu ni ukubera impamvu z'akazi. Nari mvuye gusenga, iyo mgiye gusenga nubaha Imana nkatega igitambaro. Wari uvuye gusenga cyagiye? Ubwo cyagiye nari mvuye gusenga. Ubu rero nari mvuye duhuye bure waje urambura. Uvuye mu kazi? Nari mvuye mu kazi hari umuntu gatuvuye gufata. Na cyagiye twatangiza ishengesho wakongera ugasenga? Yego. Nanone data tugarutse imbere y'ubwiza bwawe, munyemerere aya masaha tugiye kongera kugira ikiganiro, mwuka wawe wera asabane natwe, kandi mwami Imana nitugera ku musozo ari amahoro ndashima izina ryawe. Urakoze rero kubwo uyu mujakazi wawe wagejeje ahantu amahoro Nyiringabo Imana, ni ukuri nawe umuha umugisha. Komeza kubana natwe rero kugeza dusoza ni mu izina rya Yesu. Amen. Turishimye turanagushimiye afande. Ubuze wakwita afande? Ni afande nuko ingofero nta ngofero nashyizemo. Kanguteze yanjye sha. Ntabwo biba byemewe. Ntabwo byemewe kwambara ingofero y'abandi? Yego. Nari nzi ko wambara ingofero iyo ari yose ubonye. Ingofero y'iyi myenda, ariko hari umunyerondo wanjye wari ufite akabazo wari ujyanye umuntu ku murenge yayibagiwe. Ndayimwambika. Aya nibyo. Yego. Ubu niwo bakuriye? Njyewe nshinzwe umutekano n'ubundi mu mudugudu. Nigeze no kuyoboraho akagari, ndi komanda w'akagari. Ariko naje kubyara n'uriya mwana muto wabonye, ngirirwa icyizere. Abaturage ubundi bakugiriye icyizere n'Imana ibikigufitiye. Barongera barantora. Aho handitse ngo iki? Irondo ry'umwuga. Tugira turebe. Handitse irondo Kamurindi. Irondo rya Kamurindi. Biratangaje, igihe natangaye nari nzi ko buriya ari bya bindi nyine abantu bivugira kugira baganire, ariko urabona ko utabeshya. Ntabwo mbeshya, njye nkora irondo ry'umwuga bimazemo imyaka myinshi. Uri umumama? Ubwo se ubasha ute no kurera abana? Uretse ko ubu mfite umwana mutoya, ndagenda nyine nkafasha irondo nkamenya ko ryageze mu muhanda, mbote yajije nsiga ryamye. Nyine ni bwa buryo bwo kubashakira imibereho. Ubu se ni wenda ntabwo twakubaza mu irondo kwa kundi twabivuze ubushize, twabwiye abantu ko nta mafaranga ari mu irondo babahemba, ni ukwitangira igihugu. Yego. Nanjye numvise ko ndi umugore ushoboye, nakigirira icyizere. Umuntu arabanza akigirira icyizere kugira ngo utagambiriye ko wenda waza kubonamo ikindi kintu, aretse ko ni icyizere. Ngenda umunyamuryango naratojwe, umunyamuryango wa FPR afite ibimuranga. Yego. Iyo wigiye icyambere urabanza ukigirira icyizere. Niyo mpamvu rero nanjye nk'umumama nabashije kugira ngo ndebe ko byashoboka, ariko byarakunze. Irondo nararikoze. Uyu mudugudu ni ukuri nabanye n'abantu neza, naba narahutaje n'uburyo bw'akazi. Njye nkora irondo ry'umwuga ryangabuririye abana. Nta mwana muri iyo minsi banyishyura neza waburaye, yemwe hari n'igihe bataduhembaga, ariko njye nkakomeza nkakora kuko ari ukwitanga. Nimba hari abandi ingabo z'igihugu zitanga, kuki natwe abamama turashoboye? Yego turashoboye. Wakomeje kuvuga ngo murashoboye. Uyu mwuga w'irondo cyangwa se uku kujya mu irondo wabigiyemo bitewe n'iki? Niki cyatumye ugira izo mbaraga zo kumva ko waba umunyerondo kandi uri umugore unafite na bya bibazo byose, umugabo yaragutaye wibana, ufata icyemezo bati nize kwa Kariyosi, donc imyitozo ndayizi,
byaje gute? narabitekereje ndavugana ariko mfite umwitozo wanjye kandi kujya mu irondo ntabwo ari ukurwana. Kujya mu irondo umunyerondo aba ashinzwe ibintu n'abantu. Iyo ushinzwe ibintu bisaba kubitwara neza ntubihutaze. Njyewe nafashe umwanzuro ndavuga nti nanjye irondo ry'umwuga nzarijyamo kandi nzarishobora. Aricyo cya cyizere cyane. Kwigirira icyizere. Ariko n'ubundi umuntu akurebye wenda cyagiye twari mu buhamya ariko ubona ko wishimye umeze neza. Gusa ntabwo nkunda kurakara cyane. Akenshi muri uno mudugudu wa Kamurindi abantu banzi ko ndi Osimurare. Osimurare ni ukuvuga? Osimurare, umuntu uhorana murare, yakubwiye ko mbyina mu itorero, ndangwa na murare. Njya mbwira abantu ntaho kwica sitire wakicwa n'umusonga kuko utakubonye ntakubara. Bisaba ntabwo nimba uri umukene ngo wihirimbize kugira ngo abantu bagufashe cyangwa uwo ubonye wese umurakarire. Ariko nibyo bya mbere. Wa mugani wakubona warateye agasatsi waragize ute, yagira ngo ufite amafaranga, yagira ngo uri umukire, kandi nageze iwawe ni ukuri, ngeze iwawe nta n'intebe yo kwicaraho ufite, nta si ukugusebya ariko ubuzima bugoranye bw'umuntu wibana butoroshye. Mama nagushimiye kuri wishakiye icyizere muri wowe. Ngabire Sandrine rero narakomeje n'ubundi nkina umupira. Wakinnyeho umupira? Ndakina, dufite ekipe y'abamama turakina. Ko numva ibintu byose bya siporo byose biba bigiyemo. Siporo iramfasha, ituma mu mutwe wanjye stress zigabanuka z'ibibazo mama. Kuko ngiye mu bibazo mfite uburyo bwo kugaburira abana n'ubu ku ishuri abana banjye hari uwo bayimye biroti kubera nta mafaranga mfite, kandi ni umwana ubu wa mbere yiga segonderi. Impamvu rero ntanakweretse abana waje usanga bagiye. Umuhungu wanjye mukuru yagiye mu Kiyede, yambwiye ati mama ngiye guhiga niba ko nazafungura mfite amafaranga. Ubundi musa nkaho ndi mu gashomeri nta kazi mfite, uretse ko kwiyubaka kwanjye nyine umuntu aba yibereyeho. No kuba wakwiyambara umwambaro w'umwuga nka nijoro ukajya gufasha abantu. Njya kubafasha umwana nkamuryamisha, abafasha amasaha makeya kuko mfite umwana, ubundi narakoraga kugeza mu gitondo mpaka. Sandrine ndagushimiye, njye ntabwo nari nzi ko abantu b'abagore nabo bashobora kuba banyerondo. Turabishoboye cyane iyo wifitiye icyizere, niko nakubwiye. Ndakora rwose irondo ry'umwuga muri uno mudugudu. Wagiye wumva duhuye, cyagiye duhura abantu barakubwiraga ngo ndafande, ukibaza se afande gute yambaye amagutiya yiteze n'ibitambaro. Ndafande, ndayoboye. Urayoboye ariko mu buryo nyoboye ntabwo mbyirata. Imana igikandingiramo, Imana irahandindira, ntabwo njya nkorwa n'isoni. Kose muri ako kazi nta bandi bagabo baba bakutereta bakubwira ibindi bijyanye? Njyewe Ngabire ntabwo ari ukwiyemera kuko dore turi kuvuga ku itangazamakuru, buri wese azabibona. Ntabwo njya ngira nta n'abagabo ninjiza. Ninjiza muri uno mudugudu bamnyomoza, nta nubwo njya ntwara abagabo b'abandi, ahubwo ni rya raryo ry'iminsi mike ugakundana n'umuntu. Ariko nabwo ni muri bwa buzima, ntabwo wafashe icyemezo, ntabwo kimeze nka mbere. Nafashe icyemezo, ntabwo nzongera. Abana 6 ni benshi. Yego, kuko narabahigiye, ubu bamaze kuba bangahe. Yego, ubu ufite abana bimeze neza rwose nta kibazo, kandi turabona ari ibintu byiza cyane. Yego, mfite abana ariko urumva ngewe nafashe umwanzuro nk'uko nigiriye icyizere nkakora irondo ry'umwuga kugira ngo nshake imibereho y'abana, niko nafashe n'umwanzuro ko ntazongera kubyara abana. Narabagira uzongera kubyara bitateganijwe, utateguye, cyagiye bwari ubujiji. Ubu nabwo maze gusobanuka, nihaye intego. Yego mama, nishimiye rero kuganira nawe. Muri aka kazi k'irondo se ubona nta mbogamizi uhuriramo nazo? Wenda uri umugore, uri mu bandi bagabo, ntabwo ariko kandi wavuze ko uri umuyobozi, ntabwo barakubaha cyangwa ubona usuzuguritse hagati y'abagabo? Mu by'ukuri umunyarwanda yaciye umugani ngo nta uneza rubanda, ariko mu bigaragara harimo abanyubaha.
bitewe n'akazi cyangwa se serivisi nabakoreye, ariko urabyumva nawe uri umuntu mukuru harimo abatakubaha. Ariko mu kazi mpuramo n'imbogamizi. Mu irondo ry'umwuga habamo mboteyaje. Nimba dushinzwe ibintu n'abantu nkaba dushinzwe kurarira abaturage bakiba ahantu, urumva ni ya mboteyaje, guhebwa ya manota abavuyeho iyo bibwe abaturage. Izo nazo ni imbogamizi. Mu irondo ry'umwuga hari igihe ukora abaturage ntibishyure amafaranga neza kugira ngo uhemberwe igihe. Urabona nkanjye nk'umudamu bagira ngo wenda amafaranga azira igihe, ya mafaranga iyo aje ntangira kuyabarira akawunga, ntangira kuyapangira ukuntu ndi busigazeho amagana yo kwishyura abana ko amashuri ni ikibazo. Ariko ntabwo duhembwa neza kubera abaturage, cyane muri ibi bihe bya covid byo hari ibyo byangije. Ese burya muhembwa n'abaturage? Yego, duhembwa n'abaturage. Buri rugo ni 1000. Donc iyo ibihe bitagenze neza namwe murakora mukihangana? Yego, tugerageza kwihangana kuko ni ukwitanga. Ako ntabwo ari akazi wavuga ngo ufite akazi ngo ubayeho neza. Ntabwo ari akazi pe, ni ukwitanga. Hari n'igihe n'amezi 2 yuzura tutarahembwa. Sandrine rero mwakunze, Sandrine mwumvishije, mwamenye cyagiye yatuganirije ukuntu yabayeho marine, aza kuba mu buzima bugoranye. Hemwe naramuganirije, ikiganiro mwaragikunze, ndabasabye n'ubundi Sandrine mumusure mumuvugishe kuri ya nimero yo, kandi nyamuneka mube hafi ya Sandrine. Abagira inama, ushobora kuba witinya uri umugore. N'iki wabwira abandi bagore bakitinya kubera ubuzima, kuvuga ati njye ntabwo nashobora gukora iki n'iki, nzajya ninjiza abandi bagabo, wenda umubiri wanjye uzajya umpemba, nsambane, nibe, mbe muri ubwo buzima. Nkawe wahagaritse wa mwuga wakoraga ukiri ku muhanda, ukahagarika ibiyobyabwenge, uyu munsi wa none ukaba uvuze ati reka mfashe abaturage biciye mu irondo. N'iki wagira inama abandi bawe? Murakoze. Inama nagira abamama bibana cyangwa se abadamu baba mu kabari cyangwa se n'abakobwa, ni uko bakigirira icyizere. Nanjye nabibagamo. Urumva nagiye mbyarana n'abagabo batandukanye, nagiye nk'ibiyobyabwenge nk'uko nabitangiye mbivuga, ariko ubu ntabwo mbinywa, nigiriye icyizere. Inama nabagira ni uko bava mu byo barimo, kuko hariya ni habi cyane. Ibiyobyabwenge biradoroga, birangiza. Njyewe inama natanga ni uko bava mu byo barimo, nabo bakigira icyizere. Tujya tubona abadamu cyangwa se abakobwa baba abasekirite. Impamvu nateye intambwe ni uko nigira icyizere kugira ngo nanjye ntunge abana banjye. Ubu se wakujyana muri sekirite, mu gisekirite wajyayo nawe? Yego, nagashobora. Wagashobora? Nzi kurinda umutekano, nagashobora. Yego. Ubu nta muntu ufite kampani ishinzwe umutekano ngo bazagushyire mu ndaza kubaza abantu twumve ko wazajyayo. Yego, najyayo. Maze imyaka irenga 6 cyangwa 5 ndi mu kazi k'irondo ry'umwuga. Ni ugushakisha ko irondo ry'umwuga ryaramfashije. Hari ibyo byahinduye, ryandinze abagabo. Nta bagabo, nafashe umwanzuro. Wafashe umwanzuro? Yego, nshaka kurera abana nkoresheje amaboko yanjye, kuko nanjye mfite imbaraga. Akazi kose ndagakora. Niyo nagiye gukina umupira, hari igihe dukina neza. Iyo twabyinnye, itorero ryacu ryitwa Umurage, igihe twinjiza nk'amafaranga nanjye nkabonaho. Kandi tujya tugira siporo y'abamama. Ndi umusiporutifu, urabyumva. Tukirukanka 10:00 ku cyumweru nagiye. Ariko nimba atari ibanga, ubu uri nko mu myaka ingahe? Ko tubona uri muto. Mfite imyaka 35. 35? Urumva ntabwo ukiri urubyiruko cyane? Ni urubyiruko cyane. 34 yuzuye. Urumva ko ukuze, uri umubyeyi? Ndi umumama. Nuko mpigira abana kugira ngo babeho, kuko nta mugabo n'umwe umfasha. Yego cyane. Irondo ry'umwuga ikindi kintu ryamfashije, urumva nagiriwe icyizere. Nanashimira ubuyobozi bw'umudugudu wa Kamurindi, nabwo bujya bumba hafi bukamfasha. Hari igihe nari mfite ibibazo bikomeye, bandihirira mituweli. Urumva hari igihe ubuzima buba bwanze, nta n'umushahara,
nta n'ahantu uri bukore. Yego nabo mbashimira cyane, barakoze. Ubushize waratubwiye ngo urasenga, ibi bintu byose bihuza ute no gusenga no kuba imbere y'Imana, kugira ubuzima butoroshye, irondo ry'umwuga ukakora? Wambwiye ko uba ufite biro wowe? Dufite biro y'umudugudu dukoreramo. Donc niwe muyobozi, niwe afande mu rwego rw'umudugudu ndi mutekano. Yego, donc ufite biro wicayemo bagakemura ibibazo by'abantu. Dufite biro ni ya komite y'umudugudu twese dushaka serivisi, ariko n'ubu hano wagiye ubona abantu bagenda baza kunshaka bafite ibibazo. Uragize uti gusenga dufatanya gute? Kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amina. Iyo wubashye Imana nayo irakubaha. Haleluya. Iyo uyiciriye bugufi nayo irasikabana nawe. Ni ukuri nshimye Imana, hato yabaye mu ruhande rwanjye, irandindira nanyimana, yari mfiteho umugambi. Iyo nibutse izo nzira zose nanyuzemo, cyane nshimira Pastor Bampigire Claude w'itorero Divine World Minister, niwe pastor w'itorero ryacu. Yaramfashe amfata ndi umugore ukora irondo ry'umwuga, anshyira mu nzu, yarancumbikira. Yashakaga ko ndereramo abana, ndeke kujya ndaraha, ejo narayaha. Ni inzu wayibonye, ifatanye n'urusengero, tewo wayibonye, uze kuyereka abantu. Ariko ndashima Imana kuko narereyemo abana, tumaranye nk'imyaka igera mu 10, ariho nibera. Yabanje aho twabaga mbere twarahagurishije, anzana muri iyi ngiyi. Imana yagiye indinda. Urura rusengero nabonye nirwo mwatangiye kubaka? Yego, nirwo twatangiye kubaka. Barwita ngo Agape? Oya, barwitwa Divine. Divine? Divine. Nibyo. Imana rero yaravuze ngo nitubura ubwenge izatureka. Iyo ubonye ikurinze, yo iranagushyigikira ibishaka kugira ngo yigarukire. Imana ni ukuri yarandinze, ndayishimye kandi nyihaye icyubahiro. Imana ishimwe. Yandindiye mu bibi nakoze, indindira muri ubwo buraya nabayemo. Nagiye mbyarana n'abagabo batandukanye, mbyara 6. Abana badahuje se? Nibo bahuje, abandi bose ntabwo bahuje. Ariko nabanye n'Imana indindira muri ubwo buryo. Asaba agato afashe umwanzuro wo kubivamo tewo. Nk'abakabazo k'amatsiko, wenda nk'abantu badukurikiye ku isi yose, buriya tugira abakunzi benshi batandukanye. Mama, uba wumva abana igihe cyo kugera kizagera ukabashyira kwa se, cyangwa ba se barabo baza kubareba? Urakoze tewo, ntabwo abana ba Ingabire Sandrine nabatanga kuko naruhiye abana banjye. Nose nka papa wabo mwavuze ati ndashaka umwana wanjye. Papa bababyaye nyine bambereye gutyo, mpita mfata umwanzuro wo gushakisha imibereho, nkakora n'irondo ry'umwuga, nkakora akazi kose kugira ngo mpigire ubuzima bw'abana, kuko nta kintu bajya bamfasha. Yego, barakutereranye? Barantereranye, bambereye abana babi cyane. Gusa ni ba papa w'abana banjye, ariko bambereye abana babi. Icyo narembajije ni kubaza ngo aramutse aje ati ndashaka umwana wanjye, mwamujyana gushakira imibereho. Mfite umwana w'umukobwa batwaye witwa Umuhire Sandrine, papa w'aba Uganda. Umwana we yaramutwaye, yiga aba ku Gisenyi, naramumuhaye. Buriya gato naje kugira umwana ufite akabazo babaze, yabaye CHK, ari muri koma, yabayemo nk'imyaka 6, ari muri koma. N'umwana w'umuhungu witwa Hirwa Rodrigue, nabwo nafashijwe na leta, nyakubahwa Jeannette Kagame, mudamu wa perezida, nanjye yaramfashije. CHK amafaranga yanshyiriye kuri konte, kuko leta niyo yanishyuriye. Twagiye tuvuga dusimbuka, ni bigari, ubuhamya bwanjye ni burebure. Nabyo umwana wa 4 aza afite ikibazo, ururimi rwe rwarasohotse, ruri hanze. Nabaye CHK na Faisal, ndetse no muri kanseri i Butaro mu Ruhengeri nabayeyo, na CHKB i Butare, na Radio Sanrod yajyaga insuhuza mu gitondo isengera umwana wanjye. Ingabire Sandrine, ni ukuri nshima Imana, ndanayishimye cyane, ndi imbere yayo. Abo bose bamfashije na leta, niyo mpamvu Ingabire yigiriye n'icyizere, akitinyura, nkumva ko nanjye nshoboye ngiye gukorera leta, bampemba batampemba, kuko nayo yarakoze. Leta ni umubyeyi wanjye, leta ni umubyeyi.
iyo ndebye umwana wanjye nayo ndayishimira. Asante, yarakoze leta kuko nayo yarakoze cyane. Ndi CHK nagiye mbona Imana cyane. Umwana wanjye yigeze no gupfa, ajya muri moroga amaramo iminsi 3 aza kuvamo. Ibitaro bya CHK ibyo byampaye imodoka, umwana amaze gukira bingeze inahangaha muri uno mudugudu. Nicyo cyatumye Ngabire mbundi we nkumva nditinyuye cyane. Okay. Yego. Ngabire, reka tugushimire. Ni ukuri. Tugushimire kandi turanezerewe. Nanizeye cyane, nanjye ndanezerewe tewo. Uri afande, uri umukozi w'Imana, Ni ukuri. kandi ikindi urerera Imana n'igihugu. Bari abana kuba utaravuze ngo reka njye nkaniga uko ukabyaye ati n'ubundi kari akana katakenewe reka nkanige, ukemera kubarera. Imana ibiguhera umugisha. Ni ukuri, nawe iguha umugisha we washe. Yego, reka ngushimire rero, nawe nkubwire wowe udukurikiye kuri Bigezo TV. Uyu ni umumama, ni umubyeyi utamubona yambaye iniforume, ni umubyeyi, nkwita umubyeyi kandi turakubaha. Yego, rero nyemera utange nimero zawe, hari igihe umuntu ashobora kuguvugisha. Nomero zanjye ni 0785 58 66 143. Imana iguhe umugisha rero. Ndumva twasoza nakubwira ati ndajya nkunda kubwira abantu, hari indirimbo najyaga nkunda kuririmba ikamfasha ahari urugamba rwaba rugiye kurangira. Imana iguhe